Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, ndabasuhuje aho muri hose hanze y'igihugu ndetse n'imbere mu gihugu. Amahoro y'Imana abane namwe. Twaje rero mu isomo ry'uyu munsi aho tugiye kwiga umusoro ku bukode, umusoro ku nyungu z'ubukode. Ntabwo nifuza ko icyigisho cy'uyu munsi kiri bumara umwanya, ndifuza ko icyigisho cy'uyu munsi kimara umwanya mutoya kuko mumaze kugera ku rwego rwiza. Imisoro mwarayumvise, umusoro rero ku nyungu z'ubukode ku muntu wamenye kudekarara umusoro ku ipatante, akamenya umusoro ku mutungo utimukanwa property tax, umusoro ku nyungu z'ubukode ntabwo biri bumugore cyane. Aha rero turi kumwe n'umunyeshuri wacu, tugiye gufatanya kwiga uyu musoro ku nyungu z'ubukode. Reka twinjire turebe ngo uyu musoro ni bwoko ki, ibanda urebwa, udekararwa ryari, ese igipimo cyawo ni ikihe. Reka twinjire muri systeme turebe ngo baratubwira iki. Reka rero turebe uburyo uyu musoro tuwudekarara. Umusoro ku nyungu z'ubukode, uyu ni umusoro ucibwa ku nyungu ku muntu ku giti cye cyangwa se undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona biturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa ku butaka cyangwa inyubako biri mu Rwanda. Icyo hano batubwiye ni uko uyu musoro umuntu ureba ni umuntu ufite umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko uwo mutungo utimukanwa ukaba ukodeshwa. Inyungu akuye mu bukode nizo atangira umusoro, ariko akaba atanditse ku musoro ku nyungu. Tuvuge niba sosiyete cyangwa se kampani runaka ifite inzu ikodesha, iyo nzu ntabwo azayitangira umusoro ku bukode, oya, kubera ko asanzwe yishyura umusoro ku nyungu. Ni ukuvuga ngo amafaranga avuyemo n'ubundi ajya muri kampani, azishyura umusoro ku nyungu gusa, ntabwo azishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Inyungu z'ubukode rero zisoreshwa. Icyo hano batubwiye, umusoro ku nyungu z'ubukode ucibwa kuri ibi bikurikira: inyungu ukomoka ku mazu akodeshwa yose cyangwa se amajaride akorerwamo ubukwe, amasare, ayo mazu yose arasoreshwa. Igipimo rero giteye gutya, no guhera kuri 0 kugeza umuntu ufite ubukode guhera kuri 0 kugera ku mafaranga 180, ibihumbi 180, uwo muntu ntabwo asora 0%. Ariko guhera kuri 180 n'ifaranga rimwe kugera kuri miliyoni basora 20%. Hejuru ya miliyoni basora amafaranga 30%. Uyu musoro rero ku nyungu z'ubukode, uburyo tuwubara, ufata igiteranyo cy'ubukode mu mwaka. Niba buri kwezi bakwishyura ibihumbi wenda 150 cyangwa se ibihumbi 100, tuvuge ufite inzu imiryango ibiri, umwe ni 50 undi 50, ukaba winjiza ibihumbi 100 ku kwezi. Urumva ko ku mwaka ni miliyoni ibihumbi 200. Icyo gihe rero ufata miliyoni ibihumbi 200 ukagabanya kabiri, ukabona ibihumbi 600. Ibihumbi 600 nibyo tuzabariraho umusoro, ibindi 600 nibyo gutunga cyangwa se gutunganya wa mutungo utimukanwa, gusana, gusiga irange. Kimwe cya kabiri nicyo gisoreshwa. No kuvuga ngo ibihumbi 600 nibyo tuzakuba na 20%, kuko ibihumbi 600 biri hagati y'ibihumbi 180 n'ifaranga rimwe na miliyoni. Ubwo uwo muntu azafata ibihumbi 600 akuye 20 agabanya 100, ahita abona umusoro azishyura. Iyo rero nyiri umutungo yawufashe mu nguzanyo ya banke, naho habanza kurebwa, ukaba ufite proof, ufite ibyangombwa by'uko koko iyo nzu wayifashe mu nguzanyo ya banke. Dufata amafaranga wishyura mu mwaka. Niba muri banke ku mwaka wishyura miliyoni 2, ntabwo umuntu w'ibihumbi 600 yabasha kwishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Ariko niba ku mwaka wishyura ibihumbi 350, urumva muri 600 arasigara 250, 250 niyo uzishyura umusoro ku nyungu z'ubukode. Ndakeka byumvikana.
kumenyekanisha rero umusoro ku nyungu z'ubukode bikorwa mu mezi 12. No kuvuga ngo uhereye mu kwa mbere ukagera mu kwa 12 ukuboza ukagera mu kwa 12. No kuvuga ngo ayo mezi 12 wakira inyungu, wakira ubukode ufata igiteranyo cyayo mafaranga yo mu mezi 12 ukagabanya kabiri. Ayo bonye niyo bitarenze tariki 31 z'ukwa mbere ku mwaka ukurikiyeho. Ukwezi kwa mbere kuri uwo mwaka ukurikiyeho n'ukwezi ko kudekarara no kwishyura. Nyuma ya 31 Mutarama umwaka ukurikiyeho bashyiraho ibihano. Birumvikana neza, ndakeka ko mu byumva byo kuvuga ngo umusoro wishyurwa mu mwaka. Inyandiko zikenewe rero kugira ngo uyu musoro ugerweho na amasezerano y'ubukode hagati ya nyirinzu n'ukodesha. Aya masezerano rero niyo ujyana kuri banke na UPI ndetse na TIN number ibaruye kuri iyo UPI. Murabizi ko abantu bose bafite UPI babahaye TIN number, baba bazisabye baba batazisabye. Iyo ugiye muri system ya Rwanda Revenue Authority uwisangamo. Kubw'ibyo rero ujyana ayo masezerano, kandi ayo masezerano akaba ari ukuri. Mwibuka yuko abantu bakora amasezerano atari y'ukuri ukagabanya amafaranga bakwishyura ukayagira makeya, iyo bimenyekanye urahanwa, ndetse nawo we mupangayi ugahanwa kuko mwakoze inyandiko mpimbano. Igihe bigaragaye yuko amafaranga umwishyura, no kuvuga ngo niba umwishyura 300 mwarangiza mukandika amafaranga 120, umunsi byamenyekanye yuko wishyura 300, muzafatwa mwese nk'abanyabyaha bakoze inyandiko mpimbano, mukurikiranwe n'ubutabera. Iyo mpamvu usabwa gutanga amakuru y'ukuri. Iyo maze kumenyekanisha rero wishyura kuri mobile money, Airtel money, mobile banking cyangwa internet banking. Amasezerano abateye gutya: nyirinzu, ingingo ya 2 umupangayi, ingingo ya 3 ibirimo ibirebana n'iki, ingingo ya 2 igihe cy'ubukode, ingingo ya 3 ivuga ikodesha n'uburyo bwo kwishyura, ingingo ya 4 inshingano za nyirinzu, ingingo ya 5 inshingano z'umupangayi, ingingo ya 6 guseswa kw'amasezerano, ingingo ya 7 gukemura impaka, ingingo ya 8 yo kusinya. Nuko ibaruwa cyangwa nani amasezerano y'ubukode abateye. Reka rero twinjire muri systeme tugiye kuri urubuga rwa localgov rra.gov.rw turebe uburyo uyu musoro udekararwa. Iyo ariyo yose ngiye ngunda gukoresha Chrome, tuze hano dushyiremo linki yacu ya localgov.rra.gov.rw. Niturangiza tusacinge turebe ngo biragenda bite. Barayiduha iyo yaje. Iyo ugeze hano utukanda hano ku misoro. Mbibutsa ko uyu musoro utadekararirwa muri e-tax. Ntabwo uyu musoro udekararirwa muri e-tax, udekararirwa hano muri RLGMS, niho hano tudekararira uyu musoro. Reka twite twinjira hano ku misoro, bakahita tubaza TIN number, tugashyiramo n'umubare w'ibanga. Iyo umubare w'ibanga wawe wibagiwe biba byoroshye cyane, kuko bahita baguha undi mubare w'ibanga. Biba byoroshye, ntuzagira impungenge no kwibagirwa umubare w'ibanga. Iyo wibagiwe tuza hano handitse ngo wibagiwe ijambo banga, bakahita baguha undi uri gukoresha muri uwo mwanya, washaka ukahita unashyiramo umushyashya. Hano rero imaze gushyiramo umubare w'ibanga uhita winjira. Iyo tumaze kwinjiramo hano rero tugeze muri iyi systeme, nta kindi dukora, tujya tuza hano handitse ngo imenyekanisha, tukahita tujya hano handitse imisoro. Iyo tugeze hano rero ngo ubwoko bw'umusoro, umwaka, no kuvuga ngo UPI na TIN number yawe ishobora kuba ibaruye ku misoro myinshi, harimo property tax, harimo trading license, byashoboka. Ariko akenshi iyo dukoresheje iriya TIN number itangirana rimwe
akenshi iba iriho umutungo utimukanwa ndetse n'ubukode nyine. Ubwo rero ituza hano ukahita ukanda hano handitse rental tax. Rental tax urabona ko harimo na property tax, ugakanda kuri rental tax ukahita uza hano ku mwaka ugahitamo umwaka wa 2025. ubwo biterwa n'umwaka ugiye kudekarara uwo ari wo. ukahita uzubona hano docket. iyi docket nta kindi ukora uyikandaho, warangiza ukahita wuzuza ifishi bagiye kuguha. twe twarawudekarariye umusoro ntabwo tuwusubiramo. uhita ukanda kuri iyi mibare uri kubona, wamara kuyikandaho bagahita baguha urupapuro cyangwa se debo wuzuzamo amafaranga y'ubukode bw'umwaka. Sisiteme ihita ikwereka amafaranga ugomba gusora, ugakanda ukabona urupapuro rw'imenyekanisha ukishyura. ngayo nguko ni muri ubwo buryo rero dukora declaration ku musoro w'ubukode. ndakeka nta muntu ufiteho ikibazo. birumvikana isomo turigize rigufiya kugira ngo mubashe kurikurikira. ndakeka umunyeshuri wacu yabyumvise. yego, ubwo ejo rero tuziga irindi somo rivuga ku musoro ku mutungo utimukanwa ugize gute ugurishijwe. twabonye umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko noneho tuzareba no umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe. bye bye, mwe muri kumwe na Horike. Nibagirwe gukora subscribe, nibagirwe gukora share, like, comment, utubwire ngo nuwe musoro wundi wifuza ko twakwigisha, n'icyo utumvisemo nahawe. bye bye.